isi yose iri mu gahinda kugeza ubu, by'umwihariko abakinnyi bo muri sinema Hollywood, kubwo kubura iki cyamamare, kubwo kubura uyu mukinnyi wa filime Eric Dane, abenshi muzi nka Tom Chandler, kubera iriya filime yakinnyemo yahitinze cyane bita Last Ship, yakinnye muri 2014. Mwakomeje mubona hirya no hino ku bitangazamakuru ndetse no ku mbuga zitandukanye ko ku munsi w'ejo aribwo yashizemo umwuka ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Yishwe n'indwara yitwa Lou Gehrig's disease. Lou Gehrig's disease. Ndetse iyi ndwara ni mbi cyane kuko ni indwara kugeza ubu itari yavumburirwa umuti ndetse nta n'urukingo igira. Iyi ni indwara izikabangamira imitsi yo mu mutwe, ibi nabyo bikabangamira imikorere y'amaboko ndetse n'amaguru, bikageraho bikataka urutirigongo, mbese bikarangira ubaye paralize. Iyi ndwara kugeza ubu ikiri amayobera, ni indwara iri kugaragaza ko iri gufata abantu hagati y'imyaka 40 na 70, ikabafata muri ubwo buryo bikarangira ibahitanye. Eric Dane yari umuhanga mu gukina filime kuko yari umukinnyi, yari umuntu uzi kugaragaza amarangamutima, yagaragazaga imyitwarire myiza kuri role bamuhaye, mbese yari umuntu ugira umurava no guhuza abakinnyi babaga barimo bakorana filime. Ngira ngo muramuzi cyane muri Last Ship, uburyo yababereye umuyobozi mwiza ndetse akagaragaza impano ikomeye cyane. Tudatinze reka turebe Tom Chandler cyangwa se amazina ye nyakuri Eric Dane, ese ni muntu ki? Eric Dane, umukinnyi wa filime, yavutse ku itariki ya 9 Ugushyingo 1972. Avukira aho bita San Francisco, California. Ubundi cyane cyane azwi mu gukina mu filime y'ama-series. Apfuye afite abana babiri b'abakobwa, umwe yavutse muri 2010, Billy Beatrice Dane ndetse na Billy Geraldine Dane. Akaba yari afite umugore yashatse 2004, Rebecca Greyhart. Nubwo nyuma baje gutandukana, baje gukora divorce. Ndetse uyu mugabo uko yabisobanuraga umwaka ushize, byatangiye ari ibintu bisanzwe, yumva babara mu kuboko kw'iburyo, aribwo yaganaga ku umuganga akamubwira ko indwara ye ikomeye, akamwohereza ku bindi bitaro. Ndetse ahandi naho byatangiye kugaragara yuko iyi ndwara koko atari yo gukinishwa. Nakubwiye ni indwara yataka imitsi yo mu mutwe, ubwo icyo gihe bigatangira kubangamira imitsi y'izindi ngingo, amaboko, amaguru, bikaza kwataka urutirigongo, cyangwa se ugasanga umuntu ananiwe kuvuga cyangwa se akavuga adidimanga, kandi mwari musanzwe mubona ari umuntu uvuga neza, ari umuntu ubayeho neza nta kibazo afite, mukabona ibyo bimenyetso bitangiye kuza, ukamenya ngo iyi ndwara ntikinishwa. Uyu mugabo Eric Dane yari amaze imyaka 30 muri sinema, ndetse mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo yaje kugaragara ko afite impano idasanzwe, mu gihe mbere yaho yagaragaraga mu tuntu tw'uduseri twacaga ku mateleviziyo turi aho ngaho. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo yagaragaje ko afite impano idasanzwe, ndetse nibwo twavuga ko yatangiye kuba icyamamare muri filime zigiye zitandukanye, muri seri zigiye zitandukanye. Ahangaha twavugamo Grey's Anatomy. Iyi seri yaragiye imugira umustar, imugira umuntu uzwi, ndetse ni seri yamugaragarije yagaragaje ubuhanga bwe ku rwego rukomeye cyane. Harimo indi nka Last Ship, iyi murayizi, bayikinnye 2014, aho murayizi iyi seri yari umuyobozi na bwa bwato bagendagamo, ndetse bamwe numvishe hari ukuntu bari kuyihuza na COVID-19, muvuga ngo bari barimo bahanura COVID-19, ngira ngo iyi seri murayibutse, bita Last Ship. Ndetse yakinnye mu seri menshi cyane, harimo nka Euphoria, iyi yakinwe 2019, Private Practice ya 2007 kugeza 2013, The Fixer n'izindi ni nyinshi, kuko uyu mugabo yari icyamamare. Eric William Dane
uyu mugabo nyuma ya 91 1991 ubwo yarangizaga amashuri ye yose, imyaka yakurikiyeho yagiye agaragara bamuha uturore tugiye dutoya mu maseri yakundaga guca kuri televiziyo, ariko icyo gihe bamuhagamo uturore turi aho ngaho, yari ataragaragaza impano ikomeye mu gukina filime. Muri utwo duseri harimo nka Saved by the Bell ndetse n'andi maseri yagendaga akinamo mbere y'umwaka wa 2000, mbere y'umwaka w'ibihumbi 2000, aho twabonye ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 aribwo yatangiye yagaragaje impano idasanzwe, aribwo yagiye agaragara noneho mu maseri yagiye amuhindurira ubuzima. Hari n'akandi gaseri yagaragayemo kitwa Rose Ann The Wonder Years, aho mbese yarakizamura kariyeri ye. Ndetse mu mwaka w'ibihumbi 2000 yagaragaye muri seri bita The Charmed. Iyi ngiyi nayibabwiye yagaragaje impano idasanzwe, ariho bamuzamuye ku rwego rukomeye, atangira kugenda agaragara mu mafilime nka X-Men, The Last Stand nabibabwiye, kugeza 2014 aho noneho yagaragaye muri filime twese tumuzimo nk'abanyarwanda yitwa The Last Ship, ndetse ari naho havuye izina numvishe mu mwita ngo Tom Chandra. Ndetse uyu mugabo Eric Den yagaragaje ubutwari budasanzwe, n'umwe mu bagabo muri sinema bagaragaje ubutwari budasanzwe bwo kwemera yuko bafite indwara, bafite depression, ndetse aho yaje no guhagarika ibintu bya filime avuga ati rwose mwemuretse mbanze niyiteho, mbanze nkire kuko mfite depression. Ndetse iyo ndwara ya depression yayitewe n'izo mpinduka zagiye zibaho mu buzima bwe. Afite ubwoba bwo kuba agiye gusiga abakobwa be, agiye gusiga famiye ye, bituma yumva adatuje, ndetse aravuga ati ibyo gukina filime mbaye mbihagaritse kugeza igihe mbonye aho ibintu bigana. Kugeza ubwo Eric Den yarasigaye agendera mu kagare, ndetse birangira tumubuze yitahiye. Abafana mwese mwakunze Eric Den, ibye nuko byarangiye, n'ubuzima niko bigenda, mwihangane kuko kugeza ubu iki cyorezo cya ALS ntago cyari cyabonerwa umuti, ntago cyari cyabonerwa urukingo, cyane ko twabonye ko gifata abantu bari hagati y'imyaka 40 na 70. Reka dutegereze turebe ko wenda umuti uzaboneka w'iyo ndwara ntizagira abandi bantu ihitana. Ciao, reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Nuko nari mbonye aya makuru ari macaracara, ndabwira ngo reka nyabagezeho kuko nabibabwiye yuko iyi channel yanyu Ibanga Entertainment ariho tuzajya tumenyera ibintu byinshi bitandukanye, yaba ibiganiro by'ubwenge ndetse n'amakuru y'ibyamamare agenda atrending. Niba utarakora subscribe, kora subscribe twikomereze. Ciao.